umugore bavuze rusi tuwe wamubona dusigaye tubarangirana page dusomyemo kuko birakomeye ntibyoroshye. Hari igihe umuntu aba yifashe none gusa ariko atarayiherutse atazi naho yari iri. Birasaba rero ko tujye tubarangirana nimero. Ni mu bahanuzi bato tugiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi igice ni cya 7. Turasoma duhere ku murongo wa 1. Haravuze ngo ibi ni byo Uwiteka Imana yanyeretse, dore yaremeye inzige uruhira rutangira kumera. Urwo ruhira n'urwameze ubwatsi bw'umwami bumaze gutemwa. Zimaze kurya ubwatsi bwo mu gihugu, ndataka nti Uwiteka Mana mbabarira ndakwinginze. Yakobo yabyihanganira ate ko ari muto? Nuko Uwiteka arigarura ati ntibizabaho, niko Uwiteka yavuze. Ibi ni byo Uwiteka Imana yanyeretse. Uwiteka Imana yahamagaye umuriro ngo awucisha amateka ukongora mu mworera w'ikuzimu, kandi wendaga no gutwika igihugu. Maze ndataka nti Uwiteka Mana rekeraho ndakwinginze. Yakobo yabyihanganira ate ko ari muto? Uwiteka arigarura ati nabyo ntibizabaho, niko Uwiteka Imana yavuze. Amen. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 7 umurongo wa 11. Luka 7:11 mu Isezerano Rishya, ni page ya 66 mu Isezerano Rishya. Ho haravuze ngo bukeye aja mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba gikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Amen. Ndabibutsa ko twasomye ijambo ry'Imana twagendeyeho iki cyumweru mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 4, bivuga ngo nzongera kukubaka, kandi ninkubaka uzaba wubakitse. Hari ikintu naraye ntekereje nimugoroba. Umuntu ajya asenyuka nyamara ibimenyetso bigaragaza ko yubakitse bihari, ariko we muri w'imbere akaba yarasenyutse. Kuko ibisenya umuntu bishobora kuza mu rugo bikarenga porotaye iriho abazamu n'abarinzi, bikinjira mu rupangu rurimo imodoka z'amoko yose, bikaharenga, bikinjira muri salo bikaharenga, bikagusanga mu mashuka y'umweru mu cyumba, ukararurira abakozi bawe bose baraye baseka banariye bahaze. Kandi ahantu bibera bibi ntibigira uwo bitinya, ntibigutinyira amaranka ufite, ntibigutinyira ijambo ufite mu gihugu. Urara udasinziriye, abazamu n'abakurinda bose bari kugona. Ibigusenya bikagukubitira mu mashuka y'umweru, bikaguhonda, ariko ugasenyuka ukamererwa nabi. Mu bihe byashize nko mu myaka nk'icumi ishize, ako kantu ntabwo nakibagirwa. Hirya aha muri aka karompuye kare hano hirya ujya ku Gitega, igeze haba hari umuhungu urimo gusaba wabanaga n'ubumuga. Noneho hamanuka umugabo wari mu modoka nziza cyane, faranga nyine yari afite twa duceri bashyira ku gasahani. Abona rwose ukuntu amerewe neza, aravuga ati uyu wenda ari ikintu ndi bufatishe. Yari avuye mu aparika imodoka, avamo ajya mwari amaduka ari hariya, aragaruka. Umuhungu aramusaba rwose amwitayeho. Boss aramureba
aramubwira ati iyo umenye ibibazo mfite nayo wabonye wari buyambe. Uyu muntu nubwo ari mu modoka nziza uba arubakitse yarashize. Nigeze gusura umuntu musanga mu nzu nziza pe, yambwiye ati wageze i Kigali narabimenye uzaza unsure. Hano rero hari abantu batuye mu nzu nziza kandi nziza cyane, kandi Imana yarakoze nziza cyane. Arayinyereka, anyereka n'indi bari kuzashyiramo hoteli yari yuzuye. Tuhageze ari nko mu masaa moya arambwira ati nubwo ubona ibintu bimeze bitya ariko sengera. Se ngo usengera ufite ikihe kibazo? Ati sengera mfite ubukene buranyishe. Ngira ngo simbyumvise. Arambwira ati ninge muntu ukennye kurusha butekereza bose, kandi umuntu wese tuziranye muri iki gihugu, tuziranye mugira ideni, nawe nuko wari kure uba warangujije. Avuga ni abantu bagenda ariko harabaye ikibazo. Ibyo byose rero byatumye menya ko uyu muntu ugaragara inyuma atari we muntu tubona, ahubwo imbere harimo undi muntu ushobora kugira ingorane agasenyuka burundu, ushobora kugira ibibazo agasenyuka burundu cyangwa se akaba yubakitse nyamara ibimwubatse bitagaragara inyuma, ariko akaba yubakitse ku rwego rukomeye. Imana ijya yubaka umuntu, haleluya 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 haleluya, ijya yubaka umuntu akodesha muri za nzu za 5, 10, 20 hirya iriya, ariko wamusura ari kwegezayo amajerekani ngo abantu bicare, ukabona afite ibyishimo by'agakiza. Yakubwira ineza y'Imana, yakubwira uburyo Imana ikomeye, ukabona arubakitse ku kigero gikomeye. Usura umuntu ahantu akorera ukabura ahantu wanyuze ikirenge kubera ukuntu hangana, ugasanga afite ibyishimo, akabwira ati Imana yankuye hirya iriya, yaranzanye atuha ahantu Imana yampaye umugisha, ati Imana yampaye ahantu nkorera. Naganiriye n'umuhungu umwe uhanagura inkweto, arambwira ati Imana yanzanye muri uyu mujyi ngo mpanagurire abantu inkweto, Imana yangiriye neza, ati ahantu Imana ingejeje. Binyibutsa umudamu wanciyeho ndi gucuruza, mfite iduka hari Batsinda, noneho hanyura havuye gucuruza dodo Nyabugogo hari nka saa 4 yazicuruza yazirangiza. Arambwira ngo Imana imukoreye igitangaza, yarakivuze, noneho ndashiduka ntega amatwi. Ati ikintu Imana inkoreye, ati Imana yambwiye ko izanshyikirira ikigara, ati none ndi kubibona, atuba Imana inyungu ibihumbi byanjye 2 nonaha. Ndebye ko nshobora kuba narengeje n'ibihumbi 100 kuri uwo munsi, nkajya mbona ndi zero, nkajya mbona narasenyutse narashize. We kuri 2 bye ari kuvuga ati Imana nzongera kukubaka, ninakubaka uzaba wubakitse. Ntabwo twubakwa n'ubwinshi bw'ibihari, twubakwa n'Imana ikatwubaka, ikagutsindagiramo ibintu byayo, ukaba ufite bagaje ihagije ituma ugenda uririmba ngo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, naho ndiho, naho napfa, ziko nkurwa n'Uwiteka. Mana ntabwo nkabije, nta nubwo nta ikinyabupfura cy'agakiza, nta nubwo nta ikinyabupfura kivuga butumwa. Korera umuntu mu kiganza umubwire ngo Imana nikuba kuzaba wubakitse. Twabonye Imana yarubatse umuhungu witwa Yabesi, yamenye ko amateka ye yari mabi, ngo nyina yamwise Yabesi kuko yamubyaranye agahinda. Sinashatse gucukumbura amateka y'umuhungu, ariko amwe muyo namenye nuko uyu muhungu nta nkomoko yagiraga, afite se utazwi, ise ntabwo azwi, kandi ndashaka gusa naho ntabivuga kugira ngo ntagira ibyo nangiza, ariko yavutse mu buryo bw'umwihariko nyine bwa bundi. Hanyuma
nyina aravuga ati nta kundi nagira ise ndabona nta uri hafi aha yahirutse atera ndagenda ubwo. Nyina aravuga ati nzamwita izina nta kundi, ngo amwita Yabesi, ngo ryari izina risobanura imibabaro n'agahinda. Umwana akuze asanga izina bamwise rirahura neza n'amateka y'ubuzima bayemo. Aravuga ati ariko ubu nta kintu cyakorwa ngo ndebe ko nava muri situation. Ngo aza kumenya amakuru y'Imana ya Isiraheli, amenya ko ari Imana imara umubabaro, amenya amakuru ko ari Imana imara agahinda, amenya amakuru ko ari Imana yomora ibikomere, amenya amakuru ko ari Imana ibeshaho, amenya amakuru ko ari Imana ikiza. Ngo aragenda arapfukama arasenga avuga ibintu bine bikomeye. Aravuga ngo Uwiteka we, namenye kuri Imana itanga umugisha, icyampa ukampa umugisha none. Ryari? No, apanesho none ukampa umugisha none. Ibituzengereza burya nabyo bibikora none, ibitugora burya bikora none. Imana nayo idutabare none, iduha umugisha none, ituzure none, ibikore none. Ukagura imbago zanjye, ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ngo nuko Imana irabyumva Imana imuha ibyo yayisabye. Mwabayumbe mwe, mwabakozi b'Imana mwe, iyo Imana iguhaye icyo wasabye umutima uranezerwa. Timugakunde kubona ibintu mutasabye ngo mujye mwumva ko ari byo saba. Ibintu wasabye Imana, waba warabisengeye umwaka, warabisengeye imyaka 2, yaba imaze imyaka 10, yaba imaze 20, iyo bibonetse umwanditsi yaravuze ngo bibe igiti cy'ubugingo. Haleluya. Rero uyu munsi ndashaka ko tuganira inkingi ya nyuma Imana yubakisha umuntu akaba yubakitse. Iyi nkingi Imana imurinda ibyago. Imurinda iki? Ibyago. Kandi ibyo bintu birashoboka. Dawidi aherutse kubivuga, yaravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni bingahe? Ni byinshi. Ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Hari abantu bategereje ko bizakwica, ariko bibagiwe ko ufite password yitwa gukiranuka mu maso y'Imana. Ntabwo bikikwishe iyo wakiranukiye igidukiza ibyago. Kandi nawe uri umugabo wo kubihamya, uzi ko bakubariye kutazava ku iseta none wavuyeyo. Tugirire Imana ibiganza. Imana ishimwe. Ukandinda ibyago ntibimbabaze. Mwabakozi b'Imana mwe, ibyago birababaza. Utarabigira agira ngo ni ibintu byoroheje. Uyu muhungu nyamara yarazi gusenga. Uyu muhungu yarasenze kabisa. Ibyago birababaza ku buryo utakwifuza ko hari ahandi byagana. Rwose ukavuga uti Mana unkureho ibyago kandi sinzongere kubibona mu maso yanjye, bigende burundu. Ibyago birababaza. Ndashaka kubabwira ibyago by'uburyo bubiri: ibyago rusange n'ibyago by'umuntu ku giti cye. Ibyago biba bikaza ari rusange mu bantu, bikaza ari rusange, kandi byose ni bibi, kandi byose birababaza. Usareka mbabaza, ejo bundi ko twabonye covid iza, ninde muntu n'umwe uri hano wumva covid yaramugizeho ingaruka kurenza abandi? Kubera se ko yabaye mu nzu wenyine? Igihugu cyose cyari mu isi yose yari iri mu nzu.
kubera se ko yabuze kujya gucuruza abandi bagiyeyo n'abandi bose bari bagiyeyo. Ibyo ni ibyago rusange, ibyago rusange. Hanyuma ariko habaho n'umwihariko w'umuntu ku giti cye, bikagutoranya muri karitsiye, bikagutoranya mu muryango, bikagutoranya mu bantu. Ibyago bikakudiha wenyine, abandi bose baryama bagasinzira, ukajya urara uhagaze wenyine. Yewe bishobora no kugusanga mu nzu, abantu abaryamye mu cyumba hano bakaba bagona, n'abari hano bakaba basinziriye, wowe ukarara ukanuye rigatandukana, abandi bose bagize gute? Basinziriye. Burya byagutoranije wenyine. Rero dusomye ijambo hana Mose hari icyo yabivuzeho. Nasenze ngira uburakari butagatifu, numva nifuje ko tugira abahanuzi bose bameze nka Mose mu gihugu. Abahanuzi mwese muri hano, mbasabiye umwuka w'umuhanuza Mose abari wo mutunga. Haleluya. Amosi Imana imuhishurira ibintu bibiri bikomeye, kandi Imana imera nkaho yamaze gufata icyemezo. Bibutse ko iyo ibyago bije, iyo biturutse ku Mana, haba hari impamvu. Iyo abantu barushaho kugomera Imana, Imana yitabaza ikintu kimwe mu bintu biri bugufi bwayo kugira ngo irebe ko yagarura abantu kuri yo. Noneho rero Amosi ngo abona uburyo inzige ziteye igihugu, kandi abona ko zigiye kuyogoza imyaka, ngo kandi zacunze uruhira rw'umwami rumaze kumera. Uru ruhira rw'umwami ni imyaka y'abaturage yari iri mu murima. Inzige zicunga imyaka imaze kumera. Abona ukuntu inzige ngo zije mu iyerekwa, abona ko zizimagije uruhira rw'umwami. Amosi aravuga ati ibi bintu karabaye, ubu inzara iraje karabaye. Muzi ibintu yakoze? Yaravuze ngo ahantu Imana ivuganiye nanjye, ahantu Imana inyerekeye ibi bintu, sindi buhave, sindi buhahaguruke, ndakomeza mpingingira Uwiteka. Haleluya. Apana babandi batubwira ati irabishe, irabamaze, murapfuye, murambutse, muragowe. Mbese ukagira ngo wazaba yarahunze, ukagira ngo wafite ahandi azaba yagiye. Umuhanuzi nyawe Amosi ngo yamenye ko ibyo bintu bizaba, aragenda arapfukama. Haleluya. Ashinga ivi arayibwira ati Uwiteka we, ndaguhendahenze, umbabarire. Izi mbabazi ungirira urabuzigiriye igihugu cyose, ungirira imbabazi, hanyuma numara kungirira imbabazi. Yakobo aracyari muto, ntabwo yakwihanganira kureba iyi nzara izatera. Kuvuga ngo Yakobo aracyari muto nugucisha bugufi Isiraheli mu maboko y'Imana. Kavuga ngo ubuto bwa Isiraheli bukubere gutabarwa kwabo, mu buto bwabo, mu ntambara zabo no mu ngorane bagize. Babaye bato kuko batasohoje umugambi w'icyo ushaka wowe, ni bato. Ariko nanone ntabwo bakwihangana bareba ibyago byateye. Ndaguhendahenze Uwiteka, ndaguhendahenze Uwiteka. Nta buryo Yakobo yareba ibi bintu. Ngo Imana iri mu ijuru iravuga iti uyu muhungu utatashye, uyu muhungu nanifatiye umwanzuro ku mugaragaro, ninjye wibeshye ndabimubwira. Nari mbimubwiriye iki? Ariko kandi yavuga tumva, navuze ko ntacyo nzakora ntakimenyesheje intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro. Ubwo nabimubwiye rero, kandi akaba yanze gutaha, nanone simukurira mwaha, ntabwo mureka ngo agendera. Uwiteka ngo aramubwira ngo umva Mose we, ibyo usabye nabyumvishe, ndigaruye. Ndigaruye n'ibyo nabyo ntibizaba. Nukuri kose Imana yigarure. Imana yigarure. Kandi koko impamvu zabitera zirahari. Ntabwo zihari? Zirahari da. Ariko dushinze ivi.
Yakobo aracyari muto, sifa kwa Mungu, aracyari muto. Oh yo, mariage yawe ntiyaba ngo abantu bongere biruke bahunge. Yesu, ejo bundi urangije kwiga nta n'umushahara wa mbere urarya ngo tugende ngo twongere tugire ibibazo. Oya we, yigarure Uwiteka we, turi muri riteraniro, ujya wigarura, wongere wigarure. Yongere yigarure. Mwarambuye ibiganza, murambure ibiganza vuba. Uwiteka we, wongere wigarure. Wongere wigarure, sha inzara iraryana we. Sarira ryana we, ndi mu bantu bashobora ko mu gihugu arimo, niba harimo batanu inzara yariyende ndi nkuwa kane. Inzara zigira amoko, inzara yarandiye ndi umugabo, iraturya iratwumvisha. Ngiye kwa muganga banyandikira kujya gufata ibiryo muri ntuza muri harya mu kigo nderabuzima, bati ca hariya bajya baguhereza sosoma, baguhereza n'ibiporici sinzi n'ibindi. Baturi mu nafite 37. Sarira ryana we. Nonuraje kano kore birateje inzara ngo murashize ngira bamaze ararararara. Ndacyari mu gihugu jewe, ndacyahari. Ababyumva kanje haleluya. Yo, iki cyago cy'inzara, inzara nyirukanye mu gihugu, nyirukanye mu rugo rwawe, nyirukanye mu itorero, nyirukanye mu isi, nirukanye inzara mu izina. Umuhungu ngo yamenye ko Imana ikuyeho inzara, aravuga ati reka niryamire n'iki nashakaga. Araryama ngo yiyorose, arongera ararota tena. Ngo abona umuriro urazamuka ikuzimu, umuriro uzamutse ikuzimu. Wagiye kubona abona umuriro winjiye mu gihugu. Bigenze bitese, abona umuriro winjiye mu gihugu. Kandi ngo agira ingorane, agiye kubona abona umwanya muto umuriro guhitana igihugu cyose. Aravuga tarararara, ubu dayimoni igeze ngo natashye. Naryamye aho navuganiye n'Imana sindataha. Iyakuyeho ibya mbere niyo tukiri kumwe. Ntabwo ndayasozaga. Oya, ntabwo ndasoza. Ntabwo ndayasoza. Ariko Uwiteka we, za mbabazi wangiriraga ongera n'ubundi uzikoremo. N'ubundi ndakwibutsa ko Yakobo akiri umwana, ntabwo yakwihanganira kureba ibyago byateye, ntabwo yakwihanganira kureba umuriro, ntabwo yakwihanganira kureba izi ngorane. Oya we, ntiyabyihanganira. Niba ufata iki cyemezo ubanza unkure mu gihugu, ariko kuva nkirimo irinde gufata iki cyemezo kiragayitse. Imana ngo ntibayigira inama, umuntu wasenze ajya mu nama z'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ituye umuhungu ubwo atatashe, akaba yatinze imbere yanjye, atumva nanone nabwo ndigaruye, nanone ndigaruye, nabyo ntibizabaho. Umuhungu aravuga ati Uwiteka wenda gushimiye ko bitakibaye, ndatashye ngiye kurya. Imana iturinde ibyago, ntibitubabaze. Imana iturinde. Yo, abagize iyerekwa ry'ibyago, abagize inzozi z'ibyago, ariko Mana we, izo nzozi, ibyago, amakuba, ibyo bintu byose uraramo, ukajya urara wiruka usimbagurika ugera gute, tubitesheje agaciro muri riteraniro. Tangira urota ubona imiba, rota ubona imiba, rota wazamutse mu ntera. Halasika onetandema bila foride entoria salagre. Tangira urote wazamutse.
ibyo bikangisho bya Satani tubyiciye hano, tubyambuye imbaraga, tubyambuye agaciro. Ibyavuzwe ku itorero, ibyavuzwe ku gihugu, iri torero ntabwo ari umushinga w'abantu, ni umushinga wa Data. Yavuze ko niyo amarembo y'ikuzimu yakinguka atarishobora. Iki gihugu ni icyacu, ntabwo tukikopesha. Iki gihugu ni Data wakidukatiye. Haleluya, haleluya. Kandi aho tugeze turamushimiye, aho tugeze turamushimiye, aho tugeze turamushimiye. Ibitavuga Imana byose ku gihugu biceceke n'izina. Hora rero nkubwira amakuru y'umuntu wagize ibyago bye ku giti cye. Ku giti cye bambwiye ko hari iminota kuwa gatanu igerengaho. Yego, hari iminota bambwiye ko igerengaho kuwa gatanu. Musinikoroge iminota ndayubaha ngo iki muragira ngo sinzagaruke se. Haleluya. Uyu mugore twasomye Bibiliya imwita umupfakazi, niryo zina afite muri Bibiliya. Ntivuga ngo ni mama runaka yagize ikigeragezo cyo gupfusha umugabo babyaranye umwana umwe gusa w'umuhungu. Umugabo we abarapfuye, apfuye arataha. Kandi uyu mugore amateka yavuga ko atari umwisiraheli. Ntabwo yari umwisiraheli, yari umwe mu bagore b'Ikanani, ariko wagize umugisha akundwa n'umugabo w'umwisiraheli. Aramuzana. Umvira ari ingorane. Umugabo agize gute? Arapfuye. Baravuga bati umuteramwako ni umunyamahanga wajemo hano. Umuteramwako ni umunyamahanga wagize ate? Waje hano. Bakareba uburyo bamumenesha bagasanga aracyabafitiye umwana. Bavuga ati tumumeneshe bigende biti? Se kagifite umwana wacu. Barakwateka twihangane, ubwo agifite umwana wacu nta kibazo. Basi tujye tumurebera kuri uyu mwana. Umubyeyi nawe akavuga ati ubwo mfite aka kana kazanyibagiza umubabaro, kazanyibagiza agahinda, zakomeza kureba kuri uyu mwana, wenda basi kanyibagiza umubabaro wase. Byari sawa. Akana kaba kararwaye. Kararwaye nako karapfuye. Byo si ibyago koko. Umuntu apfushije umugabo n'umwana yarasigaye nawe agize gute? Arapfuye. Kandi se mwagize nk'iki kiriyo hari ahandi kiri muri quartier kiri kuyu mugore wenyine. Uyu mugore arababara, ararira. Abamukunda barirana nawe. Abo muri famiye bo yashatsemo bakajya baza biririsha, ariko bakavuga bati olala tuva gushingura uboneza, tuva gushingura uboneza. Umwaka wazanye turabatukize ntituzongera kumva ukundi. Ariko nyine kubera ko ni umuco wo kurira, nabo bakajya biririsha gutyo. Ariko arahita agenda ntituva gushingura we, ariko arahita agenda ntituva gushingura we. Hari igihe ugira ngo abantu muri kurirana naho mu mutima harimo igiterane cy'ibyishimo, ukagira ngo abantu muri kurirana ku byakubayeho, mu mitima yabo harimo igiterane cy'umunezero. Attention we kumarira. Yo uyu mugore umunsi wo gushingura uragera, bahagurutswa no kujya gushingura. Baragenda. Yesu umwami w'abantu, Yesu umwami w'abantu amenya karengane uyu mugore azakorerwa, amenya ingorane uyu mugore azagira. Uko bahagurutse bajya gushingura, Yesu nawe ahita ashyiraho urugendo, ahita aza. Haleluya. Yesu aravuga ati nkurikije igihe bahagurukiye turahurira mu mujyi hagati. Ndashaka ko duhurira mu mujyi. Nkurikije igihe bahagurukiye nanjye ubu ndahagurutse turahurira mu mujyi hagati. Akurikije igihe wahagurukiye uza hano, nawe yahagurutse ngo muhuriremo hano.
barahagurutse ngo muhahurire. Yo ngo barahura rero. Nibwo bwa mbere mu mateka y'isi umuntu ahagaritse umuntu waje kugira gute gushingura. Bahurira mu mujyi, bagihurira mu mujyi, Yesu arabahagarika, ahagarika bikoreye ikiribo. Nyumvira rero urukundo rwa Yesu. Unyumvire Yesu. Unyumvire Yesu. Yesu ntiyihutira kujya kuzura umwana nubwo ari cyo cyari gikenewe. Abona abantu bose bari kurira, harimo n'abanyamayeri. Abanza kureba nyina w'umwana. Nukuri kose Yesu azinyira ikibazo. Abanza kureba nyina w'umwana, ngo aramusanga aramubwira ngo mubyeyi, humura, humura. Avuga neza Yesu we, humura, 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 wirira, wirira, humura. Abantu bose barahagaze kandi bose bariraga, ariko mu bariraga bose Yesu azinyira umwana, azinyira ikibazo, aramuzi. Yo, haleluya! Azinyira ikibazo. Abantu bose batuje ngo Yesu abona gukora ikintu yagombaga gukora. Aragenda abwira umuhungu, aravuga ati gahungu kanjye haguruka, byuka rwose, byuka byuka rwose. Aragaterura, haleluya, haleluya. Aragenda agasubiza nyina ati akira umwana wawe. Amuha nyina. Uyu mugore baba bakimwirukanye, uwahuye na Yesu umwami w'abami agakora igitangaza bari bagiye gushingura. Uyu mugore baba bakimwirukanye. Yesu byari bimworoheye kumusanga kwa muganga atarashira mwuka akamukiza. Byari bimworoheye kumusanga mu rugo akamuzurirayo. Ariko arashaka ko aba bantu bamenya ko burya bitari imikino, wari wapfuye yari yamaze gupfa. Arashaka kumutabara bose abazengurutse aho bareba, kandi abikorera mu mujyi. Abikorera he? Nta kintu Yesu yakora ngo kibone gukusanya abantu bazakibona. Mwamumpereye icyubahiro umwami w'abami. Nawe haguruka dusenge, haguruka dusenge. Yo, fatira umuntu mu kiganza, umuntu wegeranye mufate mu kiganza. Mufate mu kiganza. Noneho ntibibe bya bindi ngo Imana indindi ibyago ntibimbabaze. Wature ubihamije uvuge ngo Imana ikurinze ibyago. Imana ikurinze ibyago, ikurinze n'imibabaro yabyo. Imana ikurinze ibizago, ikurinze n'imibabaro yabyo. Ibyago birababaza, ibyago bitera umuntu kumera nabi, ibyago bitera umuntu ingorane. Imana ikurinde ibyago guhera nonaha. Ibyago byose byari kuzima bwawe turabivuguruje mu izina